ikaze uramubona ni umuhanzi Bruce melodie aha akaba ari mu karere ka Bugesera mu gitaramo yeruka gukora cya Sama Country Tour. Ni tour izenguruka igihugu aho uyu munsi baraza kuba biyereka abakunzi babo mu karere ka Rubavu. Icyo tuje kubabwira muri uyu mwanya na amakuru amwe namwe yatangiye kujya hanze, ndetse abafana bakaba batangiye gutanamo ibi twita ngo no gutanamo, bamwe bagira gutya bakerekana ni defo z'umwe abandi berekana defo z'undi. Muri abo bahanzi babiri harimo umuhanzi The Ben ndetse na Bruce melodie. Ku munsi w'ejo nibwo hasotse amashusho y'umuhanzi The Ben arimo yerekeza i Rubavu yibereye kuri PlayStation agenda kina game mu modoka ye, aho yashakaga kongera gucotora umuhanzi Bruce melodie avuga ku kuntu bijya bivugwa ko hari igihe Bruce melodie yagiye kumureba kera ngo bakora n'indirimbo akamusuzugura, ngo akigira kuri PlayStation akikinira amagemu, bikaza kurangira Bruce melodie ajyanye umujinya. Icyo gihe yakuye aho ngaho bitewe n'uburyo uyu muhanzi yari yamufashemo. Ejo rero akaribwo haje kujya hanze amashusho y'uyu muhanzi arimo asa nkaho ashotora Bruce melodie. Ni mu gihe Bruce melodie naye mu minsi yashize amashusho hasi ya Alex Muyoboke manager wa The Ben ndetse na The Ben barimo bagenda bikubita hasi mu bihe bigiye bitandukanye, aho umuhanzi The Ben yaje kugwa ku rubyiniro hariya mu karere ka Bugesera igihe bari muri ibi bitaramo bya Sama Country Tour, ndetse n'igihe Alex Muyoboke nawe yagize gutya akikubita hasi muri press conference, inama yahuzaga itangazamakuru na Bruce melodie na The Ben mu bitaramo byari kuba biba mu gitaramo cyari kuba cya New Year Groove cy'uyu mwaka 2026. Ibi rero nibyo urese ari kugenda akora. None umuhanzi Bruce melodie nawe bongeye abafana ba The Ben biciye ko bita aga promoter, berekana imodoka yaheze Munzira yapfuye bayiparitse ku ruhande, ndetse iyi modoka bigaragara ko ipfutse plaque. Iyi modoka bakaba bavugaga ko ari y'umuhanzi Bruce melodie, barimo bavuga ko ngo abandi bari kwerekeza i Rubavu, ngo ariko iyi modoka ikaba itigeze ibasha kugerayo, yo ikaba yaheze Munzira. Arimo avuga ngo ni imodoka ngo babagishiriza muri Kongo, ngo dore ibibazo byazo. Nyamara bikaba byanavugwaga ko imodoka ya Bruce melodie yari imaze amezi agera ku 8 iri mu igaraje. Ni ibigenda bivugwa, abenshi rero bakaba bibaza bati ese koko iriya modoka twabonye yaheze ku muhanda, ese koko ni ya Bruce melodie? Ibi rero akaba ari urugamba bakora rwo kugenda basa nko bahangana, umwe agenda atamu umwe n'undi nawe atamu wundi. Ni mu rwego rwo kugira ngo buri muhanzi wese bagerageze kwerekana defo ze, abandi nabo bagerageze kwerekana intege nke ze, kugira ngo babashe kuba bazabona uwo bakita nk'umuhanzi uruta abandi cyangwa se uhagarariye abandi bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabyo ahangaha aba bose baba bari kugenda bakora. Ni ibitaramo rero bya Sama Country Tour biri kugenda bizenguruka igihugu cy'u Rwanda, aho abenshi bagiye bemeza bidasubirwaho rwose ko umuhanzi Bruce melodie yigaragaje ku ma etape menshi agiye atandukanye, aho bavuga ko umuhanzi Bruce melodie Inyagatare ari we wahakuye insinzi nk'uko abangaba bahanganye, ndetse mu karere ka Bugesera Bruce melodie arongera ngo akubita umuhanzi witwa The Ben. The Ben bakaba baravugaga ko ahantu honyine yabashije kuba yafata Bruce melodie nawe akamukubita akanyafu, ngo ari ahantu bita i Musanze honyine, ngo ariho honyine yabashije gukura insinzi muri ibi bitaramo byabo basa nkaho bahanganiramo, uretse ashaka kwigaragaza nk'umuhanzi uyoboye abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu rero akarere ka Rubavu niho hanyuma bagiye kuba basoreza uyu munsi. Haraca uwambaye mbibabwire, bitewe nuko aho hose babashije guca. Urumva ko umuhanzi Bruce melodie arashaka kuba yakongera naho akigarurira abafana bahari, akabasha kuva yakomfrimye ko ari we muhanzi ntasubirwaho uyoboye umuziki wa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi The Ben nawe ahifuza kuba iyi nsinzi yayikukana. Niyo mpamvu rero buri wese agomba gukora iyo bwabaga kugira ngo abashe kuba
yakukana insinzi koko bize kuba byagira gutya bikarangira ari we ugaragaye ko ari umuhanzi uyoboye abandi. Ni mu gihe uyu muhanzi Bruce Melody ari gukomeza kugenda avugwaho inkuru zitandukanye, harimo n'inkuru yo kuba bivugwa ko ashobora kuba yaratandukanye na 155 EM, iyi rebo isanzwe ari y'umugabo bita Karomba Gayeri. Iyi rebo rero bikaba bivugwa ko ngo ashobora kuba yaratandukanye nayo, gusa impande zombi hakaba nta n'umwe urashyira amakuru hanze yemeza itandukana ry'aba bombi. Ni mu gihe kandi aba bose byari byitezwe ko yaba ari umuhanzi The Ben cyangwa Bruce Melody bari baratangaje ko ibi bitaramo bizaba baramaje gushyira indirimbo hanze, cyane cyane umuhanzi The Ben wari wavuze ko agomba guhita ashyira indirimbo Ishara hanze, indirimbo yagombaga gusohoka ndetse ibitaramo bitaratangira, ariko bikaba bigiye kurangira iyi ndirimbo itarajya hanze. Ni mu gihe Bruce Melody nawe yari yaratangaje ko The Ben akimara gushyira indirimbo hanze nawe agomba kwita ashyira indirimbo hanze yitwa Irya Kane. Iyo ndirimbo nayo ikaba itarajya hanze, abantu benshi bakaba bazitegerezanyije amatsiko kuko nazo ziri mu ndirimbo zigomba kuzasohoka kandi zikahita zihanganira isoko ry'u Rwanda, kugira ngo buri wese abashe kuba yakerekana ko ari we muhanzi uyoboye uruhando rwa muzika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubasigiremo ahangaha aho umuhanzi Bruce Melody yari arimo aririmba mu gitaramo cyari kiri kubera hariya mu karere ka Bugesera, aho yabashije gushimisha abafana be ibintu bikaba ibindi.